nabaga nzi ko ari bakuru ba papa neza mu ndimwe. Ubwo bumwe ntabwo bazanaga uducogocogo ngo inzu y'abahire, ngo inzu y'abazigura, ngo inzu y'abakabu, ngo inzu y'akarekare. Bari abantu bahuza ibibazo. None uretse nabo twabanaga n'abasama, twese twari tuzi ko ari abantu bakurikirana bavukana. Niba umwe akoresheje ubukwe, icyo umwe yatanze bashoboraga kuvuga batizana inka akayizana atitaye. Niba bagiye gukorera ubukwe, hari icyo bitaga gutabura. Haba ni amaterime ya kera. Ariko uragerageza kuyashira mu yubu kugira ngo bazumve. Ino ni ugutwerera. Gutwerera. Bavugaga itabwe kwari ukuvuga ngo umugore wese yagombaga gutanga ifu. Ikimasa kigashakwa muri wa muryango ufite ubukwe. Umuntu akaba afite uburenganzira bwo kwinjira hano akavuga ati mfite ubukwe. Nta kwinginga, nta gusaba. Iyo nzi kabizi ko izazana ifu. Byanga biko. Mutanavukana. Ibyo kuvukanaga byo nakubwiye ko bari yari inzimwe. Ko mu muhana uwavaga mu wundi muhana kaza yahitaga yinjira muri iyo famiye, abana ntibamenye ngo uyu nguyu ntavukana n'uwo. Aho tuhaviriye nibwo wagenda kumenya. Abo murabashimiye mwe mwisemo kudukurikirana kuri Imuhira International, mugize neza kudukurikirana nkuko bisanzwe muza mudukurikirana, mugize neza n'ubu nyine nkuko muri kubibona. N'ubundi twagarutse muri ya shusho yo kwibukiranya uburyo bw'iwacu twari tubayeho, imibereho ya Munyamurenge, imyitwarire ya Munyamurenge, indangagaciro za Munyamurenge. Niyo content tugira ahangaha nkuko mubizi. Twiyegereje umubyeyi muri kubona imbere yanyu kugira ngo abidufashemo. Murabizi ko nyanzana abatumirwa kugira ngo babidufashemo. Rero nawe turamuhaye ikaze kuri Imuhira International kugira ngo abashe gusobanurira abakozi bacu ibyo tuzatuganiraho. Mbere yuko dutangira arabanza dusabire ku Mana, niturangiza abibwire tubone kubaganiriza. Karibu. Murakoze cyane, kadusenge. Imana turagushimiye, iragira neza. Imana igenga ibihe. Tugushimiye iki gihe uduhaye, tugushimiye aka kanya, tugushimiye iki kiganiro, tugushimiye abazacyumva bose, tugushimiye abateguye iyi channel ba nyirayo, bahe kwaguka, bahirekwa, maze kubagirira neza. Tugutumiye rero uri kumwe natwe dutangira kweza dushoje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero umuco wa Kinyamurenge utangira ari ukwibwirana. Niko twatojwe, twakuze tuba twumva iyo ugeze ahantu ngo nyibwira. Ngo Rwanda ngo komoka he. Ibyo tuba dutangiramo. Amazina nitwa Muhire Fidel. Mvuka mu Banyabyinshi. Papa yitwa Sefania Ruboneka. Turi Abanyaminembwe, aho bita ku Kabingo. Ku Kabingo nje simpazi, abantu barahazi, ariko ku mwana utahazi, ku mwana wavukiye ino, niyumva ku Kabingo aramva gaherereye hehe, niki ciza cabaga ku Kabingo. Mu ncamake, ku Kabingo ni umusozi nkuko bavuga Minembwe. Kabingo ni ahantu haherereye mu majyepfo ya Minembwe, hegeranye n'indi mihana, n'umuhana ubundi cyo bita umuhana. Hegeranye n'indi mihana. Ni hagati yaho bita Inyabarimba no ku Kibundi no ku Monyi no mu Biziba. Ni hagati aho ngaho Kabingo. Kabingo hari Kabingo yo kwa Muganwa, hari Kabingo yo kwa Ruvugwa, hari Kabingo y'epfo. Ni ahantu akarere nyine katari gatoshye. Ariko nyine kabarizwa mu Minembwe, mu misozi y'Umurenge. Urakoze cyane. Akenshi dukunda kwibukiranya nk'ubu nyine turi mu kwezi kwa 12, iwacu wenda hatari intambara, bafite nk'amahoro nko muri aya mezi ku Kabingo babejeje se, baba bari gusarura. Ni nk'iya situation baba bafite, turetse muri iki gihe wenda badafite uburyo bwo gukora imirimo yabo. Mwibutse neza bishobotse niba mwakwibuka. Ubu ngubu kenshi ibigori byabaga byeze mu kwa 12. Kuko hari uburyo bahingaga kabiri mu mwaka. Hanyuma ukwezi kwa 12 kwari ukwezi gukomeye cyane. Bitegura Noheli, bitegura ubunani. Icyo gihe babaga barimo guhoma amazu, abantu bose bagura amahuzu yo kwinjirana kuri Noheli. Hanyuma abagabo bari kuvugana uko bazagura inka y'ubunane,
kandi ngo yose igakwira umuhana wose. cyane umuhana warabagaga bakayigabana bakagira icyo bita imituri. Imituri kwari kugenda bareba, bari abahanga cyane kandi ngo badakoresheje umunzani. nta munzani yari imibare gusa. Inka bakayibaga yose barangiza abagabo bari bahari bazi gupima inyama zikangana ntihagire uburana ko bamurenganyije. Izo babikoraga kuri Noheli yo Minembwe hari hagati yaberaga ku Runundu kuri Sepake yari Sepeza icyo gihe. Pentecoste ikabera i Rukombe, Pasaka ikabera kuri Muriza. Ubwo abasepeza bose barahuraga n'abavuye ku Ndondo n'Abanyaminembwe. Abanyaminembwe ngo ku Ndondo babaga bafite amasantere, hari santere y'Akabara itangira hagati. Yego ndahazi n'iwacu kwa Revera Mupenda. Hariya rero babaga barabasepeza bahahuriraga. Ariko ni ukuvuga guhera i Rukombe ukagera kuri Muriza ukagera mu Rugezi ukagera mu Karingi, bariya bose bahuriraga ku Runundu kuri Noheli, Pasaka bakaja kuri Muriza, Pentecoste bakaja i Rukombe. Nyuma haje kuzamwa amasantere, ngo ndavuga ibya kera. Yego Nyuma byagiye bikura kugeza ubwo haje kuvuka mwandi masantere bakayakorera nyine iwabo. Uyu mubyeyi uherutse kwitaba Imana nawe yari umusepeza. Gikwerere yari umusepeza, yaje kuhabwa santere ya Muzinda. Murakoze cyane. No kugira ngo twibutse urubyiruko akenshi niho twibandaho kuko nitwe twataye umuco. Kandi twebwe nitwe Banyamurenge bejo. Kuko abandi bose ko baragenda tuzubaka hariya. Abandi ko baragenda bavamo kubera imyaka. Reka twinjire noneho mu muco rero nyirizina byo twibutsa abantu. Iyo umuntu avuze ngo umwana akavuga ngo ndi Umunyamurenge navukiye Umurenge, yumva nk'iki ushobora gusobanura ko Umunyamurenge ari iki mu rwego rwanyu nyine nk'abantu mwahakuriye? Umunyamurenge ni ubwoko kimwe n'abandi bose. Kongomani nk'abandi mu gace dutuyemo muri Sud Kivu cyane niho twiganje. Sud Kivu igizwe n'icyo bita amazone. Zone ni uturere dutatu. Hari zone ya Uvira, zone ya Fizi na zone ya Mwenga. Aho hose Abanyamurenge babaga barimo. Abanyamurenge rero n'ubwoko tutuye ukwabwo n'ubwoko buturanye n'abandi, kimwe n'Ababembe n'Abafurero n'Abanyintu n'Abavira n'Abarega. Iyo umwana avuze rero ko ari Umunyamurenge aba avuze nyine ko afite ubwoko akomokamo, afite identite ye kandi agomba kwishimira aho yavutse ko ntiyabihisemo, yisanze nyine ari ubwo bwoko yavukiyemo. Urakoze cyane. Ubwo umwana ushaka kumva Umunyamurenge ubusobanuro burahari bihagije. Reka noneho tubaze Umunyamurenge yarangwaga n'iki, kuko uvuze ko twari duturanye n'ayandi moko kandi hari abasaza bambwiye ngo bari babanye neza cyane bagabirana ku buryo gusura ukanamubagira atari Umunyamurenge. Noneho niki carangaga Umunyamurenge? Watubwira nk'ibintu nka 3-4 byarangaga Umunyamurenge, kuko buri bwoko bugira ikintu bahuriyeho, buri muco ugira buri bwoko bugira umuco wabo. Abanyamurenge ibintu bihariye n'ubu kugeza n'ubu. Yego wenda kubera ihindagurika ry'ibihe, Abanyamurenge ikintu cya mbere bari bihariye gikomeye bari aborozi b'inka kuruta yo ya moko yandi yose. Nubwo nabo baje kubikora ariko barebeye ku Banyamurenge. Abantu babaga bafite ikintu cy'inka zageze aho zihinduka nk'abantu ku buryo umuntu yapfushaga inka ntayirya abantu bakarira mu nzu, induru zikavuga bakayiha abandi, ku buryo kubera ukuntu bororaga no gukunda inka, umwana wariye inyama uwo munsi ntiyanywaga amata kandi agakena afite inka ariko ugasanga agira umwenda umwe. Niho navugaga nyine ko bazifashe ku rwego rurenze kugira ngo yikure inka ye ayigurishe ngo agiye kugura ihuzu cyangwa ikirato cyangwa ikintu kimwe cyatumaga babikora wenda nko guhaha cyo bitaga gusaka ku muntu utahinze, ku muntu utarahinze cyo n'uwahinze wenda bikaba bike agafata ikimasa ariko nacyo cya kindi kidasa neza yashoboraga no gusanga gisa neza akakihorera, inzara ikabanza ikabarya bagakenera gusa ngo zigume zikure bamwe bazirebe zororoke
bamwe bazirebe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri cyaranze Abanyamulenge bari abantu bazi gushyira hamwe, bari bafitanye ubumwe buteye ubwoba kugeza ubwo abenshi mu myaka dufite ubu nibwo tugenda tumenya, ukamenya umuryango wanyu. Tuvuge niba twaratuye ku Kabingo, Kabingo habaga abanyabyinshi b'amazu nk'atatu, habaga Abahire aribo twebwe, hakaba yaranengira ngo hakaba Abakabu, hakaba Abazigura, hakaba yego ubwo yarayo ngayo, ku buryo tutamenyaga ko njyewe abo twari kumwe nabaga nzi ko ari bakuru ba papa neza mu ndimwe. Ubwo bumwe ntabwo bazanaga uducogocogo ngo inzu y'Abahire, ngo inzu y'Abazigura, ngo inzu y'Abakabu, ngo inzu y'Akarekare. Bari abantu bahuza ibibazo. Noneho uretse nabo twabanaga n'Abasama, twese twari tuzi ko ari abantu bakurikirana bavukana. Niba umwe akoresheje ubukwe, icyo umwe yatanze bashoboraga kuvuga batizana inka akayizana atitaye. Niba bagiye gukorera ubukwe hari icyo bitaga gutabura, hariho n'amaterime ya kera, ariko uragerageza kuyashira mu yubu kugira ngo bazumve. Ino ni ugutwerera, gutwerera. Bavugaga itabwe kwari ukuvuga ngo umugore wese yagombaga gutanga ifu, ikimasa kigashakwa muri wa muryango ufite ubukwe. Umuntu akaba afite uburenganzira bwo kwinjira hano akavuga ati mfite ubukwe, nta kwinginga, nta gusaba. Iyo nzi kabizi ko izazana ifu byanga bikora mutanavukana. Ibyo kuvukanaga byo nakubwiye ko bari yari inzimwe nko mu muhana. Uwavaga mu wundi muhana akaza yahitaga yinjira muri iyo famiye, abana ntibamenye ngo uyu nguyu ntavukana n'ubu. Aho tuhaviriye nibwo wagendaga umenya, keretse wenda rimwe na rimwe haje nk'umuntu uvuye ku ndondo akaza akarara iwanyu, bakababwira bati uyu ni so wanyu, mufite abandi muvukaniya. Icyo ni icya kabiri bagiraga. Icya gatatu haje kuza nyine ikanisa, bisa naho babihuriyemo, barasenga, barakora, bagakorera hamwe mu muhanda umwe, abashyitsi baza bakabakirira hamwe. Icya kane gikomeye, nta vangura, ntabe na rimwe. Njye nakuze twegeranye n'Ababembe ku Kabingo, twariganye n'abana b'Ababembe n'Abafurero, tugakina umupira. Abana b'Ababembe banyura iwacu bakarya, twagera iwabo tukarya. Gusa hakaza ikintu kimwe nza kuvuga nanone muri bya bindi byihariye, umuco w'Abanyamulenge ntabwo bapfaga kurya ibintu ibyo ari byo byose babonye, nko kurya inkoko, kurya injanga, indagara. Yego, inkoko nayo twari tuzigira zikuzura, ariko zabaga ari zo kugurisha mu Babembe. Nta kuvuga ngo babazi inka, ngo babazi inkoko. Byari icaha. Umukwe ntiyagombaga kubagirwa inkoko, yari ihene, bakamubagira bamwiteguye, cyangwa se bakagenda bakajya kugura inyama z'inka. Noneho Ababembe rero bakarya utukoko twose babonye, bigatuma rero kurya iwabo bitugora. N'umwana wariyeyo inkoni yaryaga zabaga ari yari ikirara nyine, umuntu wananiranye kuvuga ngo yagiye kurya mu Babembe. Kurya mu Babembe egare kurya ibintu bitazwi biza kumara inka, kaza guca inka amabere. Ababembe bakaza baza nk'uko tuza dukora nk'amasorti, bakaza mu rusengero cyane bakarara. Niho muzega yakura indirimbo z'ikibembe. Twajaga ahantu bita Kabera, amakorari y'Ababembe yarazi kuririmba ku rwego. N'ubu kandi ni abahanga cyane. Ni haje nyine umwuka mubi wa politiki uturuka kure, n'ubuzi uturuka kure, bisa nkaho bidutandukanyije. Ariko Ababembe barabira bacu. Nibuka icyo gihe nabyibutse turi abana, wahuraga n'umugabo w'Umubembe ukamubwira ngo tufanye urafiki. Niba hari ikintu afite akakiguha, niba afite ingofero, icyagabaga gituma akwemerera ko mugize ubushuti cyangwa ubwira, yaguhaga ingofero, wagira ucya mu rugo bakabona urayizanye. Njye ndibuka umwe
twigeze guhura mvuye kuvoma ndamubwira ngo tufanye urafiki arahagarara arandeba arankunda cyane ahita ampa imbugita n'icyuma imbugita ku rubyiruko wenda batabizi cyari icyuma kirekire kiri mu kintu bitaga igihaho ubu ngubu ngira ngo nta bikihaba by'igihaho mu rugo bagizeho cyabona ndayize ese noneho bigenze gute ariko bagiraho cya babona nawe ari inyuma ngo uyu muntu yimpaye niki twabaye barafiki twabaye inshuti baramugaburira bishimye arangije arataha ni ukuvuga ngo igihe cyose yabaga ashaka kunyuraho yazaga kundeba n'abandi nuko yambuga turayibika gusa ndayibika nyuma nyirango uwo munsi ahubwo baranayimushubije ataba abana ibyo bazazana hari ibintu byabaga biziririjwe mu muco wacu bitapfa kubikwa umunsi nari mvuze ngo abasaza kenshi iyo ndi ukaganira nabo baza bambwira ngo umuntu yakazava tuvuge nko mu rubibi niho nshatswe hariya mu basepeza nyine akamaza ntahanta afite azarara ahaja mu minembwe agahita asohoka mu nzu akavuga gusa aho ijoro rimfatira ndakomanga ninjire bitandukanye n'ubu nyine ufata urugendo uvuga ngo bizagenda gutya ubwo rukundo nabwo rutubwira ukuntu umuntu yayizeraga ahantu ukamuvuga ngo baranangaburira ndyame nsinzire nta kibazo uri muri bya bindi nakubwiye byo gufatanya n'ubumwe wabaga ari umuco umuntu ntabwo yaryaga ikintu wenyine uretse no kuba uzindutse udafite aho uri burare niyo wacaga ahantu bakakubona ko ushonje unaniwe barakubwiraga ngo ngwino tukufungurire injira mu nzu kandi ngo ayo mata bamuhaga yari agenewe ngo abashitsi ni ukuvuga ngo amata bakamaga inka bakayabika bakayatereka hagenewe nyine abantu bari buze kuba bashonje baciye aho ngaho babagenzi buri muntu cyangwa byagiraga abantu wenda bagira iyo karate niyo wenda utabaga ufite amata wabaga ufite ifu n'imboga ku buryo nutamuha amata ako kanya uri mubwira uticara ucumbe ariko noneho byagiye nyine biva mu muco wo kuvuga ngo umuntu arazindutse avuye mu rubibi akavuga ngo ararara mu bijombo urugero nagera mu bijombo bwije iyo amaze kumenya amakuru abandi bagizindutse mbere ye baramubwira ngo urarara mu bijombo kwa Kajabika cyangwa se kwa Mudagiri cyangwa se kwa Karuciye cyangwa se kwa nde habaga hazwi uwo muntu nawe yabaga azi ko araza abashyitsi buri gihe yagira cyo kumva hodiha karibu bakamwishimira mbere yo kumubaza amakuru bakabanza bakamugaburira barangizaga bagatara batanazi mu nindi no mu yandi mazu akikije aho bagahita bamenya ngo kwa runaka haraye umushyitsi cyangwa akabatumaho muze kubaza amakuru hano haraye umushyitsi mu bimwe byatumye abanyamurenge bamenyana nicyo nuko nyine twabaye mu gihugu tudatuyemo ariko twari gushobora renseignement twari gushobora itaramakuru twari kumenya amakuru kuko wahuraga n'umuntu urinde wande uvuka he washatse he ufite abana bangahe akemera agahagarara uwo mwanya wose ugiye kwande kugira gute niko bambwiye kandi ngo akakubwira ngo umve kugurisha inka ngo mfite ifaranga yamara akakwizera atahora cyangwa ahubwo nkaba nanjye tukabe zinga abantu bahuriye aho nta gahunda gusa ubu nyine byagiye bikura kubera ibibazo nyine abantu bamwe bagiye bakaba amafaranga ntibayagarure abandi nyine bakatega umuntu bazi ko yafite nijoro bakamutera iyo ni imico twarahuye ku bandi twigiranye natwe yawe dukomeze tuganire ariko turigana ku musozo kubera ko tubazi ko muri abashumba muri ababyeyi bo mu rusengero reka noneho muturebere nk'urubyiruko rwa none ukuntu twataye umuco turi mu rusengero muraturebera ababyeyi ugasanga umunyamurenge ubundi imbere arangwaga no kwikwiza ariko ubu nyine aho dutataniye twataye iyo ndangagaciro twataye nyinshi pe impamvu nshize mu ikanisa ni uko muri ababyeyi bashombye
noneho mu rusengero mwaraturebereye kandi twataye indangagaciro mukadushingira twambaye nabi mukatureka tukaja kuri podiyumu tutambaye nk'umuco wacu mwobivugaho iki? ubundi umuco urakura, umuco ujyana n'ibihe. kuvuga ngo uyu munsi twashobora kugumana umuco twari dufite mu gihugu dutuye tutegeranye n'andi moko cyane, ntabwo ubu nyine aho nyoboye icyo nagerageza kubwira abantu bose urubyiruko ni ukwambara neza cyane cyane nk'abakristo, kuko mfite abantu bavuye ahantu hatandukanye. Kuzana umuco wanje gusa nko kubangamira abandi nabo bavuye ahandi. Urugero nk'abakuriye iwacu, abana b'abakobwa bakuze batangira kubambika ibitambara ari abana b'imyaka 10-15 ngo bagiye kumukutana, ngo bagiye abavukiye i Kigali, i Bujumbura, Dar es Salaam, Amerika, umwana bamutobora amatwi afite amezi 3, bakamuboha imisatsi afite amezi 5. Uyu muntu rero kumubwira ngo yagiye kuri podium afite amaherena, iyo ntambara ntiwuhikira. Kandi bacu byari kizira. Ikizira gusa. Undi muzehe yarambwiye, muzehe wawe akazanyereka ngo gusuka agize ibisarwara n'abuzukuru be ngo bashyizeho imisatsi. Icyo nawe uruvuze rero mu nsengero, icyo dushobora gushyira mu muco ni ukwambara nk'abakristo. Yego. Ariko ntiwovuga ngo mwambare nk'abanyamurenge bo mu giturage. Kera ubuzanye ibindi bintu, ubuzanye kerere mu rusengero. Ariko nanone waba uri kumwe n'abanyamurenge gusa b'abakristo, ugomba kubereka umuco. Nk'abanjye intambara twarwanye, narababwiye ibindi byose ntabyemera, imisatsi birabareba, amapantaro, ariko ibintu byo gutobora amatwi kugeza ubu bigeze no kubikora naza ngasanga n'ubu barabizi, bisa nkaho byabananiye. Wenda bazabikora baramaze kuba abantu bakuru, ariko bitavuze ko abo nyoboye bayambaye ari icyaha, kuko ubundi icyaha ni ukurenga ku itegeko wabujijwe ukiri mutoya, cyangwa se no mu muco wanyu. Nk'abashumba rero tugomba kwigisha cyane cyane abakobwa kuza gushyingirwa bambaye bikwije, ntibambara ubusa. Hari n'abadushuka akikwiza umubiri wose akabwira ko yambaye, ariko none ugasanga asa n'uwambaye ubusa, imyenda imufashe ku buryo ubona ari nk'ubusa. Nanone abashumba rero twagomba gucika intege, kuko kwambara si umuco w'abanyamurenge gusa, si umuco w'abanyafurika gusa, ni umuco w'abantu bose. Tutavuze ngo ngira ngo cyane urubyiruko mukunda kurebera ku byamamare, abahanzi, abanyamakuru, umuntu yacamwe ipantaro bugaca n'abaririmbyi bayaciyemo, yaza afite ipantaro icitse mu mavi, umuririmbyi nawe agashaka gucuranga. Ibyo rero abakristo bagomba kugira indangagaciro zijya gusa n'imico yabo bavukiyemo, ariko kandi ari umuco uhesha Imana icyubahiro cyangwa se abana. Yego. Hanyuma hari ikindi kibazo kimwe ndi bubarize ababyeyi, kandi hari ukuntu ubu nyine tudahi iwacu, ariko twataye noneho n'imivugire yacu cyane. Turakabye ugasanga umubyeyi azi ikinyamurenge ariko umwana ntakizi. Yego, reka twemere ko umwana avukiye mu mahanga, ariko agomba byibuze kumenya ururimi rwabo, kuko mu biranga umuco n'ururimi ni ingenzi. Aho ni ikosa, ni intege nke z'ababyeyi, twebwe ababyeyi. Yego. Kuko umuco tugomba kuwusigasira, twigisha abana kwibwirana n'ikinyamurenge, ururimi, cyane cyane ababyeyi bakiri bato nkawe. Yego. Kugira ngo ubone umwanya wo kwigisha umwana wawe, ushaka ngo avuge Icyongereza, Igifaransa, ngo niho wumva ko akomeye. Ariko gukomera kwe naho avuka ni amaraso ye, kandi ibyo ntagomba kubitakaza. Cyane nashima abantu nza mbona benshi nkunda gukurikirana bigisha abana amabara y'inka, uko inka niyo yicana. Ese ni mwebwe? Ni twebwe. Ndagushimiye kabisa. Yego. Uzakomeze. Twebwe wenda nkanjye nka pasiteri, kugira ngo mbone umwanya wo kwigisha abana ikinyamurenge ryari. Ntahananiwe, nza mu rugo baryamye, nkabisiga baryamye, cyangwa bakabyuka mbere yanjye, kugira ngo tuzahure rero mbigisha ibintu ubwiye. Ariko wenda nkamwe
mushyiremo imbaraga yego mubigisha utuntu twose amazina yose imico Mm. mujye mutubaza tubabwire n'uturere tw'iwacu twose uturere batumenye ibyo bakoreshaga biyogoshesha Mm. ibyo bakoreshaga bambara ibyo ntibabizi Mm. uko biyogosheshaga Mm. ibyo bintu byose utuntu twose kuko Mm. uko byagenda kose Mm. iwacu hazubakwa Pe. kandi vuba Pe. kandi noneho biratangaje rero kubona umwana w'umunyamurenge Mm. agerayo Mm. akajya mu kiraro Mm. akavuga ngo inka yabira akavuga ngo inka yarise abasaza bazamumerera nabi baruguru Pe. Mm. hazaba intambara nyine y'imvugo n'umuco Mm. ariko courage nibwo nimwe mubikora nabonaga abantu babikora simene mwande Mm. ubwo rero nabashimiye mudahari ariko noneho ndabashimiye mukomeze cyane kandi byaba byiza n'umugihe umwana we avuga icongereza uwo muvyeyi ukamuganiriza mu kinyamurenge none se abo bose bavuga icyongereza bavuga n'imvugo ziwabo zakavukire ni nziza cyane none se igihe yagiye gusura sekuru uri mu minembwe uri ku ndondo uri mu mibunda uri muri byura azamuganiriza iki ntacyo bihura ikindi abana bari kwiga icyongereza n'igifaransa ba mama wabo ntacyo bazi izo ni intambara pe yego murakoze cyane reka tusoze iki kiganiro ariko wenda uragira message ugenera ubwoko ko bazagukurikirana bagira icyo bakuramo message nagenera ubwoko bwanjye cyangwa bwacu ibakomere aho batataniye hose si twe twenyine byabayeho amahanga menshi ibihugu byinshi byubatswe nyuma yo gutatana ariko bakomeza indangagaciro basigasira umuco babinyangamugayo birinde kuba ibirara no kwiba no kubeshya ngo niho batera imbere hari amahame yatuma utera imbere kandi utibye utabeshye hanyuma rero nkabifuriza ko umunsi umwe tuzahurira mu gihugu cyatubyaye murakoze cyane ariko nibutsa kandi umuntu yambwiye ngo nkubarize ni ukuri mu mbabarire yambwiye ngo mbabaze mbese umunyamurenge umuco wacu hari aho uhuriye na bibiliya kubera ko hari abantu bashobora kuvuga ngo si kwirika twibanda ku munyamurenge uhuye na gikirisitu ako kantu ngiye kwibagirwa reka nkamubarize wenda uragacamo mu ncamake nitumara duhite dusoza hari aho bihurira aho bihurira ni ku ndangagaciro z'ubunyangamugayo abanyamurenge ntibabeshyaga kandi ubukristo busaba kutabeshya abanyamurenge ntibibaga bisaba kutiba abanyamurenge babaga bazi ko icyo mwavuganye nicyo nta guhindura aho bihurira rero ni ku ndangagaciro zo kudahemuka zo kutarebera ikosa umubyeyi w'umunyamurenge yahanaga umwana we asanze mu ikosa akamuhana nk'uwe kandi na nyiri mwana ntababare akaba azi ngo yahuye n'umubyeyi mwiza rero umuco wa kinyamurenge ugiye guhura n'umuco wa Bisiraheli kandi umuco wa Bisiraheli niwo wa Bibiliya niwo tugenderaho n'urukundo byose ni Bibiliya yego ndabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye asante murakoze cyane